ikaze mwese kuri channel yacu uko musanzwe mubizi rero aha ni kuri Urugamba TV aho tubasangiza amakuru agiye anyuranye. Ubu noneho tugiye kuvuga ku byongeye kugorana ku nkunga tukaga Iburayi nubwo ko yenda guhagarikwa. Muti biteye bitereye karibu rero maze imisi mike mubona ikibazo cya Mozambique no Rwanda, ariko noneho cyo dusabwa rero mwagiye mubibona hirya no hino mu bitangazamakuru kuri iki kibazo cy'ingabo z'u Rwanda ndetse na Mozambique, ariko noneho kimwamenya nuko byamaze kongera gufata indi sura ndetse byamaze kudoba cyangwa se gusubirira ibi birashimangirwa n'inkuru zagiye zandikwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, mu gitangazamakuru cyo muri Amerika ndetse n'igitangazamakuru cyo mu Burayi. Bitumye u Rwanda rusohora itangazo mu buryo bwihuse. Muri iri tangazo u Rwanda rwanditse rusa nk'urusubiza ibitangazamakuru ahanini bagaruka ku nkuru zanditswe ku munsi w'ejo aho bagaragaza nyine kandi igitangaje no kurusha ibindi no kwigana kugeza ubu ngubu kugaragaza ibitangazamakuru byatangaje bimwe mu byahakanwe umuryango w'ibihugu by'Uburayi uzahagarika inkunga wageneraga igisirikare cy'u Rwanda, ariko mu itangazo basohoye bavuga ko ibi byose atari amakuru yizewe avuga yuko umuryango w'ibihugu by'Uburayi waje guterana bikiga neza niba bashobora guhagarikira igisirikare cy'u Rwanda inkunga cyangwa se niba inkunga byavuye mu mwanzuro bamwe bakoze muri ubu buhinzi bagezeho byagaragaye ko batagomba bigaragaza neza ko ibitangazamakuru rero amakuru byatangaje gusa ntitwabura kubabwira ko hari ibihugu byinshi bivuga byinshi ntabwo ndi buvuge ko ari mu muryango, ariko mujye muri comment mutubwire ibyo muri gutekereza, ariko uraza no kubahishurira bimwe muri ibyo. Reka tutabiciye ku ruhande duce tuvugamo igihugu nka Swede, Ububiligi ndetse n'Ubudage. Ibyo ni bimwe mu bihugu bitari bishyigikiye ko bongera gutera inkunga igisirikare cy'u Rwanda, gusa muraza gutungurwa no kuntu byarangiye. Nubwo ibi bihugu byari byasizoye bivuga biti ntabwo dushobora kwemera ko bongera gutera inkunga igihugu cy'u Rwanda mu kurinda umutekano i Cabo Delgado muri Mozambique, gusa inama uko yaje kurangira byarangiye bigaragaza ko leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda izi nkunga zigomba gukomeza zikabageraho ndetse bagakomeza gucunga umutekano wo muri iki gihugu cya Mozambique. Dukurikije rero ku bindi bihugu byari biri muri iyo nama byagaragaje ko umutekano wa Mozambique atari ikintu cyo guterera iyo, ndetse bemeza yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeza kigacunga umutekano muri iki gihugu. Reka duhite dusimbukira ku byavuzwe n'umuvugizi w'u Rwanda ni Yolande Macron, yagaragaje ibi bikurikira ku rukuta rwe rwa X. Izi nkuru ari zanditswe na Le Monde Afrique ndetse na WSJ cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaba rero muri Le Monde Afrique ndetse no muri WSJ cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bemezaga yuko u Rwanda rwaba rugiye guhagarikirwa inkunga rwahabwaga, ndetse bo babyemezaga ko byamaze kuba tayari. Umutwe w'inkuru wagira guti umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi ntabwo uzongera gutera inkunga leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, ntabwo uzongera gufasha u Rwanda n'ingabo zarwo mu rwego rwo kugira ngo zoherezwe Mozambique kurwanya ibyihebe ndetse n'iriya mitwe itwara kisilamu. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi ntabwo uzongera gutera inkunga leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bohereze ingabo zabo kurwanirira Mozambique no kurwanya iriya mitwe ya kisilamu yitwaje intwaro. Mu yandi makuru kandi igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The Wall Street Journal cyo u Rwanda kubera guterwa ubwoba n'ibihano rwafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kuvuga yuko batazongera nabo gusubira muri Mozambique kurinda umutekano. Iko niko kino kinyamakuru cyo cyabivugaga. Iyi nkuru yanditswe n'uwitwa Nicolas Barrio, ngira ngo mwarayibonye ku munsi w'ejo yaracicikanye cyane. Murabizi ko yagaragaje ko u Rwanda ngo kubera ibihano rwafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye gukanga ko rutazasubira kurwanya iriya mitwe yitwara kisilamu muri Mozambique. Aya ni amakuru yagiye cyangwa se twabyita propaganda zagiye zigaragaza ko u Rwanda ngo rumaze gufatirwa ibihano bigiye binyuranye, bagenda bagaragaza ko u Rwanda igisirikare cyabo cyafatiwe ibihano ndetse n'ibindi byinshi cyane mwagiye mubona byagarutswe mu bitangazamakuru binyuranye. Ibi byose ndetse n'ibindi byose byagiye bicicikana nibyo byatumye rero umuvugizi w'u Rwanda asobanura iki kibazo ndetse akakigaragaza mu magambo yagiye akoresha ku rubuga rwe rwa X, agaragaza ko ibi byose byavuzwe atari ukuri. Umuvugizi w'u Rwanda yakoresha amagambo aremereye aravuga ngo u Rwanda ntirwigeze rusabiriza ndetse ntiruzigera rusabiriza. Yagaragaje nyine ko rutigeze rusaba inkunga ndetse ko rudateganya no gusaba inkunga n'ubundi, ibyo yo yise gusabiriza nyine. Yavuze ko ibyo by'inkunga yituruka muri European Peace Facility icyo ari ikibazo kireba Mozambique ntaho gihuriye n'u Rwanda. Bigaragare ko rero Mozambique ari ahubwo yakabaye nyine ivuga iti wenda turajya gusaba cyangwa turajya kwaka ubufasha kuko niri muri icyo kibazo, cyane ko u Rwanda rwo rujyayo ariko ari Mozambique yabigizemo uruhare cyangwa ariyo yagiye gusaba ubwo bufasha. U Rwanda nta na rimwe rwigeze rusaba cyangwa ruzigera rusaba ubwo bufasha. Nibyo umuvugizi w'u Rwanda yagomeje kugarukaho.
Hasi umuvugizi yakomeje avuga ko kuba u Rwanda rujya mu nshingano zo kurinda umutekano hariya muri Mozambique no kugira ngo umutekano ugomeze urambye bisaba neza ko ari leta ya Mozambique cyangwa se aribo bashyira hamwe bagabona amafaranga ashobora gutunga cyangwa ashobora gutera inkunga icyo gikorwa. Ibi kandi yongeyeho ko atari leta yonyine itanga ayo mafaranga kuko hari n'abashoramari bafite ishoramari rinini muri Cabo Delgado nabo bashobora kongeraho babyita gukomaza nabo bakagiraho bashyiraho kugira ngo umutekano koko uboneke urambye muri kariya karere. Yakomeje kandi avuga ko mu gihe bitaba bigenze gutyo u Rwanda rwo rwaba rwishimiye ko rwatanze umusanzu rwagombaga gutanga nta n'icyabuzaho ko rwakishimira ko hari umutekano rwatanze muri kiriya gice kandi bakabifata. Mu nyandiko yatangiye avuga ngo u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko kugira ngo rukomeze kohereza ingabo zarwo muri Mozambique ari ibintu bisaba ko haba ari inkunga ihoraho cyangwa se uburyo bw'amafaranga buhoraho kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kubaho. Yanongeyeho kandi ko kugeza aka kanya u Rwanda rwakomeje kwikorera umutwaro wo kwishyurira cyangwa se gutanga amafaranga yarwo. Kugira ngo murabizi ko u Rwanda rwagiye rubisobanura ko zira miliyoni 20 bavuga ko bagiye guhagarika ari make cyane kuko u Rwanda rwakomeje no kongeramo amafaranga yarwo kugezana n'ubu ngubu rugishyiramo n'ibiceri nyine kugira ngo umutekano ubashe kuboneka muri kariya karere. Muri make yagaragaje ko ari amafaranga nubwo wenda nayo ari makeya ariko akenewe kugira ngo izo operasiyo zikomeze nyine. Mu gihe ataboneka ibyo byaba biri kuri gahunda cyangwa se byaba bireba Mozambique kurusha uko byareba u Rwanda. Nicyo umuvugizi yakomeje agarukaho. Yakomeje kandi agaragaza ko biriya binyamakuru yarashyize ku rukuta rwe rwa X ari bimwe mu binyamakuru byagiye bigomeza gutangaza ibikorwa ku Rwanda. Yakomoje nko ku kinyamakuru Le Monde agaragaza ko n'ubundi Bruxelles cyangwa se Buruseli bakomeje kurwanya iyi mikoranire y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Mozambique. Yanaboneyeho kunenga abanyamakuru bagomeje gutangaza amakuru atari ayanyayo cyangwa se mu buryo butari ubwa kinyamwuga, by'umwihariko twavugamo nka bamwe mu banyamakuru b'iki kinyamakuru cya Wall Street Channel ndetse n'iki cya Nicolas Barrio, bamwe mu batangaje amakuru y'ibihuha adafite ahantu na hamwe ashingiye ndetse atari amakuru y'ubunyamwuga rwose habe na gato. Yanagaragaje kandi ko intumwa z'u Rwanda zeruka muri Washington zari zigiye kureba uburyo ano masezerano yakomeza gushyirwa mu bikorwa ku mpande zombi hatagize ubangamirwa. Gusa yagaragaje ko ibyanditswe nyuma y'iyo nama ntawe bihuriye n'ibyari byayivugiwemo habayeho guhimba gukomeye cyane, ari byo umuvugizi yagarutseho agaragaza ko nyine hagiye hagaragazwa gutangazwa amakuru ataranyayo y'ibihuha. Baho kwandika ibyavuye muri iyi nama biyandikiye iby'ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabashije gutangaza bihabanye cyane n'ibyari byavugiwe muri ino nama. No kuvuga ngo nyine habayemo ubunyamwuga buke rwose uko bigaragara. Yakomeje abishimangira agira ati u Rwanda ntirwigeze rusaba kandi ntiruzigera rusaba inkunga y'inyongera ituruka muri European Peace Facility. Iyi ni ya nkunga nyine twahoze tugarukaho, iki kigega cyo mu Burayi cyatangaga miliyoni 20 yo gufasha imigendekere myiza yo gucunga umutekano muri kiriya gihugu cya Mozambique. Yakomeje kubishimangira ko u Rwanda uko rwohereza ingabo zarwo ari ibintu bizwi neza kandi bisaba inkunga y'amafaranga nyine koko irambye kandi ihoraho. Vuga ngo ntago hari freestyle cyangwa se ingabo z'u Rwanda zishobora kugenda nta bije runaka ihari irambye ndetse. Bityo rero ibyo ngibyo bikaba ari inshingano z'igihugu cyakiriye izi ngabo ari cyo gihugu nyine cya Mozambique nkuko twakomeje kubigarukaho. Ntabwo ingabo z'u Rwanda arizo zigenda zivuga ngo mudutere inkunga cyangwa muduhe inkunga yo kujya kurinda amahoro muri Mozambique. Ibyo ni ibikorwa bireba neza Mozambique ndetse ni nayo igomba kubibazwa nyine niyo igomba no kubikurikirana. U Rwanda rwakomeje kubigaragaza uburyo butomoye cyangwa se bugaragara neza ko Mozambique ari igomba gushaka nyine funds cyangwa se uburyo bw'amafaranga kugira ngo irindirwe umutekano ndetse ko n'abagwizatunga cyangwa se abandi bafite ibikorwa muri Cabo Delgado bashobora kwishyira hamwe bakavuga bati koko dukeneye umutekano mu gihugu cyacu. U Rwanda ntabwo ari rwo rujya kwakira inkunga rero, ahubwo leta ya Mozambique niyo igomba gufata iya mbere ikaka iyo nkunga. Bityo rero bikaba binyomoza amakuru yatangajwe na biriya binyamakuru bigiye binyuranye byavuga ko u Rwanda rugiye guhagarikirwa inkunga, ko rukisobanura ruvuga ko rutigeze koko runayisaba. Kandi birumvikana ko koko kugira ngo ducungire umutekano Mozambique birasaba ko Mozambique ariyo ijya gutakamba cyangwa se ishaka uburyo bushoboka bwose bwo kugira ngo ifate neza ingabo zacu. Ntabwo ari u Rwanda rero rwakakwiye kugenda ruvuga ngo mutugirire impuhwe mudufashe ubu n'ubu. Nabyo umuvugizi yagomeje kugenda nyomoza kandi koko birumvikana, ni ikintu nawe ushyize muri logique cyumvikana. Niba umuntu aje kugucungira umutekano niwe ufata iya mbere kumenya uko abaho cyangwa se kumenya icyo bisaba kugira ngo ucungire umutekano. Ntabwo ari uwo muntu waje gucunga umutekano uri bugenda avuga ngo nimumfashe njye gucunga umutekano wa runaka. Cyane ko nibyo bariya batangaga n'ubundi nubwo ari bike, yego nibyo u Rwanda ruheraho narwo rukongeramo nyine ubushobozi bwarwo kugira ngo rutange ubufasha kuri icyo gihugu ko narwo rurabizi ko ruri mu buryo bwo gufasha. Bamwe rero mu bafite ishoramari riremereye muri Cabo Delgado harimo Ubufaransa, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo rero n'ubundi nibo bagafashe ya mbere, ni nabo bireba ari nako u Rwanda rwabitangaje mu kugira ngo babashe kugena amafaranga cyangwa se kugena funds zishobora gutuma igisirikare cy'u Rwanda gikora neza umutekano kikawucunga muri kiriya gihugu.
Bitabaye ibyo rero nibatabikora nk'uko hari abagiye babikoresha nk'igikangisho cyangwa babigarukamo mu mwandiko ndiko bakunze kuvuga, u Rwanda rwavuze ko ruzaba rushimishijwe no kuba rwaratanze ubufasha rushoboye ku nshuti yarwo ari rwo Mozambique. Ibyo bikazatuma nyine ubwo bufasha rwatangaga rudakomeza kurugutanga kuko bizaba binaniranye cyangwa se hatazaba habonetse icyo twakita ikigenderwaho cy'ibanze. Mu byo twakwibutsa ko u Rwanda rwagezeho harimo gutsinda iterabwoba, harimo gushyira umutekano uhamye muri Cabo Delgado, guhashya ibyihebe. Ibyo ni bimwe mu by'ingabo z'u Rwanda bikomeje gukora ndetse umunsi ku munsi kandi rumaze kugeraho ku rukigero gishimishije muri kariya gace. Ikindi kandi umuvugizi yagarutse yagaragaje ko mu kubera kwibeshya kw'ibi bitangazamakuru yagiye agaruka harimo nka Le Monde n'ibindi bigiye binyuranye, bibeshye no ku mubare w'ingabo cyangwa se ku mubare w'abasirikare. Ibi bigashimangira ko n'ubundi basanzwe bibeshya nyine n'ibyo batangaza byinshi biba birimo guhubuka gukomeye cyane cyangwa se kwibeshya gukomeye cyane no kwivuguruza kwa hato na hato. Yakomeje nyine kubakebura arababwira ati mu mibare mwagiye mwandika mwaranibeshye mwebwe, ubunyamwuga bwanyu nyine burakemangwa nk'uko yagiye bigarukaho, ndetse atangaza umubare wa nyawo uri muri Cabo Delgado. Muri Mozambique kugeza ubu yababwiye ko abasirikare barenga 6,300, aba bakaba ari benshi cyane ugereranyije n'ibihumbi 2,000 byoherejwe mu mwaka 2021. No kuvuga ngo bariyongereye ku rwego rungana gutyo nyine kuva ku 2,000 byo muri 2021 kugeza ku 6,300 biriyo kugeza amagingo aya ngaya, ndetse binarengaho gato. Uku kwiyongera kw'ingabo z'u Rwanda rero muri kariya gace byabaye igisubizo bitewe n'icyo cyari kimaze gusigwa n'ingabo za SADC. Izi ngabo za SADC zavuye mu mwaka wa 2024. Kwiyongera rero kw'ingabo z'u Rwanda muri kariya gace byabaye igisubizo nk'uko bigaragazwa nyine n'uyu mubare wagiye wiyongera n'ibyagiye bikorwa muri kariya gace nyine muri Cabo Delgado. Umutekano hari ndetse n'ibyagiye bihashwa nk'ibyihebe byagiye bihashwa, bigaragaza yuko kwiyongera kw'izi ngabo byatanze security irambye muri kariya gace. Yakomeje agaragaza ko uyu mutwe wa ICC w'iterabwoba wakomezaga kwica abaturage ba Mozambique aribo bahatikiriraga, ndetse agaragaza ko nyine wari ubangamye cyane, ari umutwe utari woroshye guhashya. Gusa yagaragaje yuko abaturage bari barakuwe mu byabo cyangwa se bari baragizweho ingaruka n'uyu mutwe bagarutse mu ngo zabo bakomeza imirimo yabo akarere k'akazi tuzakora. Yagaragaje kandi ko n'ishoramari rya gaze ryakomeje gukorwa kandi ababigiramo inyungu ikomeye harimo Abanyaburayi ndetse turwanije ibyihebe. Yagaragaje ko nubwo ingabo z'u Rwanda zagiye gutanga umusada wasabwe n'igihugu cya Mozambique, ariko bifitiye inyungu n'isi yose muri rusange ndetse n'Abanyaburayi by'umwihariko. Ibi rero byose ngira ngo birakwereka ko igihugu cy'u Rwanda cyatanze umucyo ku byavugwaga byose. Aba bari gukwirakwiza imbuga berekana ko u Rwanda rwakubitikiye bashaka kurutondagira, rwose rwatanze umucyo kandi rwerekana yuko n'ubundi ibyo bari gukora bafite n'inyungu harimo Abanyaburayi, aho byo kwikubitira harimo Abanyamozambique bagaragaye n'umutekano, ndetse bagaragaza yuko nyine ndetse na polisi yose muri rusange kubera ishoramari rinyuranye bitabaho hatabaho umutekano. Aho rero urumva yuko nyine abantu bashyizeho umuco kandi byumvikana ko bitari kubyegera kugira ngo babihereze inkunga, ahubwo nabo ubwabo bagomba kwitanga bameze nk'abitabara kuko iryo shoramari rigakorera inyungu hose. Muri make rero bitangaza biriwe bivugwa umuvugizi w'u Rwanda ndetse atanga umucyo n'amakuru byose biriwe bivugwa. Muri make ntabwo bihagaze mu Rwanda kugira ngo rero ibitekerezo byawe nawe kubyumva uko mu burasirazuba rero